nguhaye ikaze kuri YouTube channel by'umwihariko niba ukunda iyi filime ndagira ngo duhereze Dani respect, tumuhereze respect kubera igikorwa yakoze rwose cy'abagabo. Ngira ngo ubushize nibwo mwanditse muri comment mukajya muvuga ngo uyu Dani abyitwaremo kigabo, ariko rwose igikorwa yagaragaje cyo gutabara Cedric ndetse na mushiki we Alice ni igikorwa cyabaye icyo mbega kwereka umuntu ko kuba yaba akuze kukurusha atari ngombwa ngo aze aho utuye akumenyere, by'umwihariko kubwira ngo Cedric kuko twabonye yahannye anko we, by'umwihariko biba ibintu birebire. Reka nkubwire ngo kanda subscribe kuri YouTube channel kugira ngo tubane mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye. Tirwakibagirwa uburyo Cedric uyu ango we azamo yamutinyaga, ndetse ukabona ko nyine ari umuntu yubaha, afitiye ubwoba ndetse anereka icyubahiro gihambaye. Ariko uyu ango we ikosa yakoze we na Shalom ryo gukubita Cedric ndetse na mushiki we byatumye uyu musore yubahuka anko we, bituma amukubita ndetse anamwirukana mu rugo, ndetse Shalom agenda avuze ngo ibikoze uzabyishyurira. Ariko se azabyishyura gute ko Shalom asanzwe ari umuntu ukunda gutega abantu iminsi? Reka nkubwire ngo njyewe tugiye kubana ndi Isaac, nabikubwiye ukore subscribe kuri YouTube channel kugira tubana mu bindi biganiro byinshi bigiye bitandukanye. Ariko kubwira ngo niba ukunda iyi filime tiwabura kuba utarebye iki, tiwabura kuba warebye iki gice cya 19 ndetse ngo urebe udutendo uyu Dani yikoreye, byatumye iyi filime noneho urukundo abantu bayikundaga comment banditse like yabonaga zijya ku rundi rwego, ku buryo ubu ngubu tuvugana igice kiro kimaze kugira like 12,000, comment zamaze kugira 3,000, bose bavuga ngo Dani ibyo yakoze ntabwo bisanzwe, kubera inkoni cyangwa se uburyo yahannyemo oncle we kubera kumenyera Cedric ndetse na mushiki we, by'umwihariko agakubita n'uyu nguyu Shalom akahita basohora mu nzu nk'imbwa abirukaho, bitewe nuko bari bamurakaje kubera gukubita mushiki we ndetse n'uyu nguyu Cedric w'umukozi wabo mu rugo wari wiyambariye neza avuye guhereza impano shiriwe kuri Saint Valentin, ariko bikarangira nyine bamuvangiye bigenze nabi. Reka nkubwire ngo cyangwa se nkubaze ngo wowe ubona iyi filime amaherezo yayo aza kuba yahe, cyane ko Shalom ubu gutya abo yitaga abakunzi be bombi nta n'umwe agifite. Umwe yarwawe na Cedric, undi nawe Dani byarangiye yamwifunze gutyo, ubu ngubu asigaye ari nyakamwe ntaho asigariye. Ariko kubwire ngo ni iby'agaciro kuba Cedric yahabaye rwose akagira icyo akora nk'umuntu w'umugabo cyane. Niba nawe wabikunze ndagira ngo ukore subscribe kuri YouTube channel ndetse unatubwire n'uburyo part 20 uyiteguye, kugira ngo tumenye natwe uburyo dushobora kuba twayitegura. Ariko nkubwira ngo part 20 izaba ari umuriro, izaba ari umuriro kurenza ahubwo iyi ngiyi wabonye. Reka ngushimire ko abanye muri kino kiganiro. Nge ndi Isaac, ndagusaba ko subscribe kugira tubana mu bindi biganiro byinshi bigiye bitandukanye kuri iyi YouTube channel, ndetse ngomeze nanashimira n'abamaze gukanda subscribe, mbabwira ngo muri abantu b'abagabo cyane, abakanda like kuri YouTube channel, abadufasha gusharinga izi video kugira ngo zigere ku bantu benshi, ndetse ngashimira na buri muntu wese ugomeza kunyereka umusanzu we ndetse n'urukundo akunda iyi filime, kuko ibyo iyi filime impereza ndetse nawe ukaguha n'ibyishimo gusa k'abantu tuyireba umunsi ku munsi. Ciao ciao, bye.